Afana Sport nongeye kwifuriza byiza cyane aho murere hose alright mwese kabisa abakunzi bacu mwese uyu munsi maginganga ya size tugiye kurebera hamwe ibigereye na transfer abakinyi ba Sport kabisa bari mu ndege bazi Nyarugenge imeze bite Sport kemano yimiriro Sport kabisa abakinyi baje gukora igeragezwa bageze hehe bimeze bite bamwe bageze naha mu Rwanda kabisa ngiye kubabwira habari za ndani kabisa uko byifashe kabisa ngiye kubita za ndani muri Line Sport babwire umukinyi uri kuza ari mu ndege kabisa umukinyi uri kurandinga kabisa indege kabisa ari maramuruka Nyarugenge mu masaha y'ikigoroba muramubona imyitozo ngira ngo imyitozo kabisa Rayon Sport ishobora no kuza kwishyuza kuko birakomeye cyane mwabantu mwe imyitozo iri ikigoroba Rayon Sport ishobora kuza kugira gute kwishyuza abafana mukinjira mwishyuye kuko no kwishyura ukareba intwaro Nyarugenge umunya Brazil bimeze bite Rayon Sport neza kafana Sport mwese muhari iramanuye tugiye kureba kandanda kabisa muri phase retour ngo bimeze bite Nizeye ko mwese mugiye ari kabisa reka manze nukeho gato manze ngusanya makuru neza cyane ubundi mbakubite update habari za ndani abakinyi bageze Nyarugenge bimeze bite Nibisanzwe kabisa ni Jafet TV kabisa nimba ushaka makuru mashya amakuru meza cyane yo muri Line Sport kabisa muri iyi miss kabisa Sport imeze neza cyane nahandi wayakuruza jya urasanga no kuri Jafet TV amakuru agezweho muri Sport nuko gose ariko nongeye gukandura ngo abantu gukanda subscribe we muntu turakanda subscribe ubwo urumva koko ibyo ari byo uri gukora reba uko wabigenza kabisa nk'umuntu umukapo cyane aho erere hose reka mabwire ngo Rayon Sport abakinyi bundi mwagiye mu byumva hirya no hino ko abakinyi bagiye gukoza gukoreshwa igeragezwa ari abakinyi bagera kuri 5 right abakinyi bagiye kumanuka Nyarugenge ngira ngo abenshi murabizi ko ari umunya Brazil Robertinho kabisa yagerageje guhereza Rayon Sport ngaje nawe yabasha gukora ibigendanye n'icyo bita igeragezwa ngo barebe urwego rwe harimo umunya Congo Brazzaville ngira ngo murabizi abenshi murabizi aba sportif murabizi umunya Congo Kinshasa ndetse n'umukinyi mu Tanzania ariko nekeza ko umutanzania we gose byashoboka ko nta kintu kirimo kubera ko championnat Tanzania rakomeye cyane umukinyi mu Tanzania upfa kuza gukina no mu Rwanda sinzi nimba mubyibuka ko ari umukinyi mu Tanzania uza gukina mu Rwanda ubwo biba byamukomeranye cyane ubwo turaza kugomeza kureba igeragezwa icyo riraza kutwereka mu myitozo iri ku ikigoroba ndetse no muri imisi iri imbere yose barakomeza gukora imyitozo bareba ko bakuramo umukinyi mwiza abandi bakinyi nabagande kabisa nabagande gose ndetse ubwo nabagande babiri barakora igeragezwa alright ubwo turakomeza kugenda tureba ngo ese imeze bite Rayon Sport iraramuramo iki Zandani rero Zandani ubu niho mba ngiye ubwo turakanda subscribe amenye ngo birakomeye cyane turakanda subscribe nagire vuba twikomereze neza cyane right umusore Aziz Fadi Bayo kabari ho meraho uyu musore kabisa nawe gose indege mukanya itikira hari right Fadi Bayo we na manager we gose bagize gute ubu twisa 5:30 n'igice ubu gose niyo masaha dufite kuri iyi video uri gukora ariko gose mu masaha ya saa 6 na saa 7 uyu musore gose ku isaha ya 6 ashobora guhaguruka i Bugande kabisa agira gute agera hano i Rwanda akava mu Bugande agira gute arandinga Nyarugenge kabisa Aziz Fadi Bayo aze gusoza ibigendanye na Rayon Sport ubwo ibindi nabwira nuko right abakinyi barimo Sekajuga nawe gose yari yavuzwe n'umutoza Robertinho ari wamurangira Sport ababwira ati ngiye natoje mu Bugande abakinyi benshi ndabazi abakinyi batsindaga ndabazi uyu mukinyi ariko kuza mu Rwanda nabwiye ko gose bitagikunze uyu mukinyi nawe akina nimero 9 Rayon Sport yamupreferaga kuri nimero 9 uyu mukinyi wundi Rayon Sport yamushatse nyuma yuko Fadi Bayo yakomeje kugera gushaka kwanga kuganira Rayon Sport nibwo yashatse uyu mukinyi Vianney Sekajuga ariko Rayon Sport nyuma yuko Fadi Bayo agiye kuza mu Rwanda Sekajuga bamaye bamuretse ibiganiro n'ibyanga hagati ya Fadi Bayo na Rayon Sport Sekajuga nawe gose niwe uri tukurikiraho mu biganiro ubwo turaza kugomeza turigenda tureba uko biragenda
ariko icyo nababwira nuko nk'icyo icyo nabijeje nuko ngiye kuba bari za ndani kabisa muri Rayon Sport ngo bimeze bite, abakinnyi bimeze bite bageze baza i Nyarugenge. Najya mbabwire ngo equipe ya Sport muri iyi minsi ifite icyo bita bagize icyo bita impungenge, bavuga bati tutagura flop mu kwezi kwa mbere, tukagura abakinnyi babi, abakinnyi batakoze igeragezwa ngo tumaze turebe urwego rwabo. Ubwo niyo mpamvu muri kubona nirigeragezwa ntabwo bashaka kugwa mu mutego wa flop. Ubwo icyo nababwira nuko Rayon Sport mu banga rikomeye cyane, abakinnyi bagera kuri batatu rwose, batatu nimba babiri Nyarugenge barahari, bajyamye Kigali rwose, bajyamye i Nyarugenge ntihagire babeshya kabisa. Ubwo mu myitozo y'ikigoroba abafana ya siporo mube hafi mwishyure rwose, muraza no kwishyura hagati y'igihumbi na bibiri kureba imyitozo mureba inkuba hariya rwose mu Nzove kabisa. Birakomeye cyane mw'abantu mwe ko bikomeye uyu munsi rwose. Abafana ya siporo nta kwinjira ubuntu ku myitozo, ni ukwishyura ubundi ukareba inkuba nshyashya rwose mu myitozo. Nuko bimeze muri Rayon Sport kabisa. Umufana ya siporo wese amenye ngo ibintu birakomeye cyane i Nyarugenge. Induru zatangiye kuvuga, Rayon Sport atangiye kumanura inkuba rwose, birakomeye cyane. Ndakomeza kugenda mbabwira mu masaha y'ikigoroba nabwo haraza kumanuka abandi nka babiri rwose. Ubwo birakomeza kugenda bigenda neza cyane.